ariko ibyo ukora ntabwo n'ubundi urabizi neza ko twari tukwamamariza. Uza winjira mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Nk'ibiti ninjiyemo byakubangamiye. Uno mwana w'umukobwa waramwubahutse ejo mu buryo buteye ubwoba, ndababara cyane pe. Kandi naje kubona uninjira wongera wagize ako genda wagize ntago kandeba, nta naho gahuriye nanjye. Ujye uzawiganira iby'ubusizi, njye ntabwo nakwambura platform, uri kumva? Oya uzayinyambure Jerry we, uzayinyambure kubera ko no kuzayizamukaho bizaba gake, urumva? Kubera yuko hano ntabwo ari platform yonyine bro. Ibi byo ngibyo mvuga ngo wabanira umuntu ngo byanyicira isoko, babimenye bose kubivuze. Ntabwo njyewe nabikubwiye nange mbisubiramo, ntabwo inzira iteye imbere ica mu nzira yo kwaso. Nanjye nakubwiye impamvu nakomeje kukorohera, nuko njye ndamutse ngize icyo nkora naguha agasundi ka nyoko direct. Kubera yuko ari byo ushoboye kuvuga uri weak. Nibyo ndi kukubwira, wansubiriyemo. Gerageza uha abantu agaciro man, gerageza uha abantu agaciro. Muraga omba namwe mugerageze mwubaho umuntu bro. Gerageza nibanje nkikorera ibi bro, mwiterega mwija mwija mufata umuntu ngo nuko ataragera ku rwego muriho ngo mwumve ngo mwamubonyora mumonyoza injiji zose mubonye bro. Oya Nizajya kungeranya n'aka gakobwa kanamburotse kanyitimbwa kuri platform yawe, abantu bose bareba bro, ukaza ugafata ukakarengera. Ibintu mupanga yakwisimbwa umaze kumuha ibikuta nka 3. Ibikise yarizanye muri duel adashoboye bro. Reka nkubwire, niba ugiye kurwana intambara yisoze, niba uri kuza ngo ushaka kubagana nanjye nkabona utangiye kwihubukishwa ngo jyunyo, nta cyubahiro ukwiye wagakobwa we, ubimenye. Njyewe ibyo boro byo nta muntu ngaburira, nta muntu ntuze, nta n'umuntu ntamika ibyo mvuga. Utambeshye ko ari hoze wakuzanye n'ubundi kuri ya boro, uri kumva? Iye boro nyine ejo niwe wakuzamuye, aba ari nawe muntu wa mbere. None se reka nkubaze, kunzamura uranzamura kugira ngo unyubahuke se? Ntabwo ugeze none se urantumira mu rugo rwawe kugira ngo uhankubitire se? Niwe wamutangiye. Wowe ubwawe wafatanyije n'aka kaji. Mbabagire rimwe mbafatanye. Sinigeze nabafatanya bro, njye ni mukajye munsambiraho. Sinigeze navuga ku bintu byanyu, bura narakwihoreye kugira ngo nzakugira inama. Nta nama zawe nkeneye, uzabanza uzigire. Mbere na mbere inama yo gufata agakobwa nk'aka ngaka ukakagira moderator ngo kajye kaza kubahuka abantu ni wiki, urumva? Rero ibyo bintu byo kumbwira ngo uri no kumuvugira ngo waranyihoreye, iyo utanyihoreye wari buntwara iki? Mbikukubwira wibyita ngo kunyihorera ni impuhwe wangiriye, ntacyo wari buntware. Ndikukubwira gerageza usigasire ubusizi bwawe. None se gusigasira ubusizi ni ukuza ugahonyorwa n'injiji zose ngo nuko wazigize moderator? Oya, none se umugore bita ngo Kim Gatema ejo bundi mwatukanye amasaha 3, sibyo? Brano ubusizi mwari murakora. Uraza urabirikodinga, wumve ubunyamwuga buke ugira. Uraza urabirikodinga, urumva? Utambajije kuri TikTok ubikura kuri platform indi ujibijyana ku yindi. Mfite ubushobozi n'uburenganzira bwo kukuripotinga, nta kibazo. Ariko ndi kukubwira ikindi cya kabiri Jay we, njyewe nize multimedia, urumva? Nza amategeko ndengera, buretse njye nize multimedia, nza amategeko ndengera, nzi ibyo navuga bigize icyaha. Niba naratukanye na Tim Gatema sinari ndi gutuka nyoko, urumva? Nta kintu na kimwe bikurebaho. Twakuzanye nk'umusizi. Nakubajije ngo umuntu hano wavuga ngo yaranzanye ni Dumba. Kuko Dumba we yankunze, Dumba yankunze ntacyo nkundira. Ariko wowe before yuko tuvugana narakwishyuye. Kandi wibuke ko ni ariko Kara bano bana uri kumva? Umuntu uraza ukamuza nkabira nyine ko leta ikoni yango arabyibuka. Iyo akomeza kugendana kubona nkuko ngo muri kuri platform mukamureka kazaho nyine kuko ubu ari ibiceri bye, urumva? Akora biriye none agira ngo urumva? Agira ngo nabonye umwanya mwiza noneho kugira ngo aza building ikindi kintu atakwishyuriye. Siko bimeze? Bro,
wumvise nk'amagambo yabwiye Kim Gatema uwo nimba ari umudamu bari umukobwa simbizi wumvise ukuntu aganira byo niyo ari ku ma platform abahereza abo bantu ibikuta umuntu agerageje kumuganiriza neza agahita amukubita igikuta urumva ngewe iyo ngiye kukubaga ndabanza nkanakugoragoza nkakujyana gake gake umva nkubwire ujeyi we kugira ngo usembure umva nkubwire ukuntu uri wiki nta ukumva mutinga mureke ku mutinga ukuntu muri reka mbanze mvuge ntabwo ndi kumanura sindi mukumanura icyo mfa gusa nshaka manura nurambirwa ugendera nta kibazo ariko icyo nshaka kubanza kuvuga ni bano bana tujya tugirira impuhwe Dumba abandi tukanabarira ibiceri hari igihe bazakora ibara bro kandi igihe bimaze kumva inshuro nyinshi wowe se kurya ibiceri byabo umwana mba nkora iki ku mbuga nkoranyambaga wa mugano urimo urashaka umwana araza ati mfite impano ukavuga ati okay nta kibazo noneho kugira ngo impano yawe ngeze kure uri kumva igira uko bigenze nk'uko twese tubigenza Dumba urabizi umwana noneho agahita avuga ati kanze develope uzumva na benshi niyo bavuga baranyigana mu mvugo sound nyine bashaka gusoundinga nkanjye reka ega ni wowe ariko MC Good gari intambara nawe yejemo ingese nyijemo ko nge numvisha umuntu avuga ngo baramwigana iyo soundinga ngo bakora nkawe iyo bashaka gusoundinga bashaka gusoundinga nkanjye noneho ngewe mugani nsigaye naranashaje mugani singishaka ibintu wabyanditse muri comment nayibonye muri comment umuntu wabyanditse ati Kasoko warashaje urumva singishaka guhora mu ntambara n'abantu basanzwe batari ibigarasha bro sibyo niyo mpamvu usigabona uzi ko umuntu asigaye namubwira ibintu nkamureka buriya byari bingeza ahantu Dumba nari mfunzwe hari habuze gato ndabizi niyo mpamvu rero urumva nahindutse se byagenda ngomba kugenda norohamo naremeye ko rwose nashaje kabisa uri kumva ibaze noneho nk'umuntu wajya kuri kodinga nonaha akandikodinga ndimo ndatukana n'uyu mwana nyine tekereza ntazi n'abanyicira bro ntabyo ufite kandi sindari guha ndari gusabye se rigumane uzagerageze ariko umuntu ubona ari igiti gato kugira ngo noneho nkurabure cyiza wakoze ku buryo umuntu yazamukira ku izina ryawe ndetse nkurabura akantu ku buryo umuntu yakwishimira ko umuzamura ubundi ndetse nkurabura akantu gato agaki ntacyo ufite cyo kugira kubera ko utanga za manigani nako kuba utanga amakoini ava mu mufuka wawe se nyine ndi kukubwira niyo mpamvu gushyira ku ma platform ntabwo ari kunyumva bande gusobanurira ibiki oya sha oya Dumba njyewe ntabwo naje kuri TikTok umva nkubwire Dumba gusobanurira ibintu ibiki hari abantu bamwe batajya bamenya reka kuvanga Dumba mu ntambara zawe hari abantu bamwe batajya bamenya ko bazamurwa kuri platform urumva kubera amakoini ashobora kuba yatanga cyangwa se bashobora kuba bamuhereza nkumbugiye kuyanshiranye se ntabwo uri kunyumva nibyo byonyine niyo profi yonyine sawa